abagome abantu bakizira ku misatsi cyangwa gukizira ku mitima nta soni muzijya mwamiki abarenze nyamwe bamvuye mu maso baragenda nta soni ubona rero ngo abasenga ntibasenge abatari batanu uratanga inama hano wananiye kwigisha hakiri kare uje gushomoka wanyuze ukabwira abantu ngo nibatahe wowe uracyura abantu hano wazanye nde akazi kawe kararangiye yavuga butumwa ryegera rijyana iwawe wari kumubwira ngo Imana ireba umutima wari wabona umuntu hano arayambara ubusa kutaje utambaye agerayo ko uko wamenye ubwenge ko kugapfuka mu ariko utabishaka nata uzi ko bamugira reka mbabwire iyi Mana naje gusega nyikwibye neza ntabwo nawe wari urumva niba ushaka gusega kizwe niba utabishaka ufatiza wawe yego nawe uramvumye murebo shira ahubwo ujyanye na shiyawe wewe murajyanye nunayisize hano ashimurajyanye hagati kaje ikwicayemo suyitunze mwereka mbabwiza ukuri uko mwaje gushaka gusuzuza abantu imbere y'Imana ndi umukozi w'Imana ntabwo ari uzasuzuma babirwa mutabanga ntabwo namutuka ndahari niba witeka rize mama wanje asoni musenge Imana ibananira mutahe asoni cyangwa mugira ngo Imana iyi Mana musenga nutayisenga mukuru uzatahe nudakwesha no kuzabive mu gihe mama wanje umvase urubushaka kugira iki wowe nawe mbwira sinagasa muri guhamiriza ntabwo hamirije cyane na peka barukore bahamiriza muhamiriza kugira ngo umuntu agerwaho ikiziba muhamiriza kugira ngo umuntu agerwaho icyasha ntabwo ngiye none se umva nkubwira mubyeyi